Cyane n'ubwo ubu nyine tuvugana. Gahunda yakunze bro, gahunda yakunze nari ndandore. Akavuye ko umugore ahora umutwe ngo twimuke ngo turimo ntago ari heza. Proje nyine ubwo byagenze neza. Ibikiro bizi gutunga abagore b'inzobe ntabwo babyumva. Ya. Aho dusanzwe duhurira n'ubundi naho turi buhurira uyu munsi. Kagere mu rugo nyine umugore mu kubita amakuru. Urumva na avance ndayitahanye. Umva, umunsi ndarara ni inkweto hano cyane ko nambaye n'inkweto z'icyatsi zimwe zintera amashaba. Yego man. Ndakubwira uko byagenze kuko ndakeka ndi bwimuke nk'icyumweru gitaha cyangwa se nk'iminsi ngakurikira. Umva ndahita nimuka. Yacu, ubundi ufite ikihe kibazo mu buzima? Ndamusuhuza ntayo kabisa. Dufite abashyitsi kandi. Babe. Baby. Babe, please. Ndakwinginze pe uko ubitekereza ntabwo ariko byagenze. Reba ibintu nkoreye. Reba ukuntu nsenye. Babe, ndakwinginze. Uko ubitekereza ntabwo ariko bimeze. Ntabwo twigeze tubikora. Ndakwinginze. Mugume gutyo mugume gutyo. Babe, bite kuri kudufotora? Why? Mugume gutyo. Babe, kufunze. Bonika dufotoye. Babe, please. Isura mufuta agiye kuyakoresha. Reba ibintu nkoreye. Tuzi nta kibazo. Uzi biragenda gute? Reba ibintu nkoreye, reba ibintu nkoreye.
ufite ikibazo. Impamvu nguhamagaye ndeba mfite agahinda, umutima ndumva wenda guturika, mfite agahinda kenshi cyane. Iyo utinda gatoya inkuru usanze hano ntabwo ari wowe gusubiranyeyo. Ndabihera he? Ndakeka niwe wadusezeranyije, niyo mpamvu nguhamagaye. Reba aya mafoto. Urabizi ko wadusezeranyije dusanzwe turi inshuti mu buzima busanzwe. Ibyo mpuye nabyo mu nzu yanjye aka kanya iyo utinda uri gusanga nkoresheje kimwe muri ibi, iki se cyangwa se kimwe mu bindi biri aha ngaha. Ni iki ntamukoreye? Possible ngo ibi bintu si uri kumbwira nibyo cyangwa iki ntamukoreye ku buryo angena. none se uriya mugore utambeshye n'iki yakuburanye kugira ngo wifate kuri ko nari mwizeyeho ubunyangamugayo? Biraba biki? Sinzi, ntabwo ndi kubyumva neza. Ngo kuguca inyuma ntabwo byumvikana. Niba ugira ngo ndakubeshya dore nabafungira niba mu cyumba. Niho bari n'ubu ngubu? Niho bari. Nakagombye kuba n'abarasiyemo cyangwa n'abatemeyemo. ntabwo ndi kubyumva neza. Ngo genda ubirebe. Dore rero ikintu naguhamagariye. Ndashaka divorce. Ndashaka divorce. Aho kugira ngo ngenze afate umuntu mucemo ducemo bazanire. Aho kugira ngo nzarwane n'umuntu anyice. Aho kugira ngo nzaze nsanga umuntu hangaha mu nzu akeka ko nyine iki gikoresho uzi imbaraga nakoresha kugira ngo kugishaka. Ntabwo wabyumva. Nakagombye kuba nagikoresheje ariko no, that's not me. Ndashaka ko muntandukanya nawe mukanamuhereza itegeko akazajya agendera kure yanjye byibura metero 200. Kwa kuturamutse duhuye n'ubwo ndamutse nongeye kumukubitaho ijisho. Mana yanjye. Ntabwo nzi icyo namukorera. Ntabwo nzi.
nzi icyo namukorera, ntabwo nzi icyo namukorera, nzi icyo namukorera. birabaje ariko ihangane Nkuru tutanamuranye neza ngaho. Ntabwo rero dusezeranyije. Haciye igihe kingana gute? mwari mumaranye igihe gito gusa mba nabishyigikiye pe. gusa nanone aho kugira ngo uzakore ibara, aho kugira ngo uzamwice cyangwa se we agutanga kwica, ufite ibimenyetso nibyo twabibonye. urakora uranyereza amafoto kuri WhatsApp, haba niba ushaka divorce urabizi ko ari process, ngo nyine tuzayigura ntabwo twabigenza kuko birarenze pe. gusa ihangane. ndajya he kuko nk'uko bagiye kunyica. Calm down, ese umvaze. Ubwo se wazanye agapeye tugashyiraho nimba ari utwica akatwica turi igifuri. Siko bimeze. Urafata mu gihe kingana gute? Turabivugana, turakomeza duhana amakuru. Niba ari amafaranga bisa n'amabwire ndayafite. Amafaranga si ikibazo. Ariko niyo byasaba ko uyu munsi bibaye birangiye. Aho ukankubaza ruzuye Ntuzuye nta kibazo ufite mu mutwe. Ese si byo byiza biri. Mwana ubu nagiye kumenyana nk'indara nkawe ngiye koko. Oya nibyo byiza bebe, nibyo byiza. Ahubwo nuza kugira Mwana kuko ndagiye koko. ase jahaye ariko uzajya namenye nk'ikirara nkawe kuko mana ngo nansenye. wazajya bagenda style. Ntabwo wakumva noneho inkeke yaramaze iminsi nkiraho. Warashaka inzu, ngo hano tuba ngo haraciriritse, ngo bra 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 bra, utugambo twinshi. You can't imagine ko akazi nari mazamo iminsi kari kabaye successful. Nashyizeho n'abakomisiyoneri ngo dushakire inzu nziza itameze nk'ingi twabagamo, yahoraga ambwira ngo tuyivemo. Ariko si reba ku munsi nagombaga kubimubwiriraho, ku munsi nagombaga kumuha amakuru meza ko projet nari maze imyaka ingahe nirukankaho yabaye successful. See the result. Nibyo mwana we reka batwica turegiye. Zana agapeke mwana Bamugambe. Uri guseka. Nusuye kujyandire. Nisi cyumba hano twebwe dukora amatara. Nyine nibyo byiza kujya mu bebe. Nyine turayakora. Ibi bibazo ndimo byose nga amafeja. Uzajya wikura bebe, witemo kabisa. Mama. birabaje ariko ihangane natwe turujyamo nk'abayobozi hanyuma dukora igikwiye.